turasoma urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesaloniki, igice ni icya 4 umurongo wa 15 kugeza ku murongo wa 16, kugeza ku murongo wa 17 n'umurongo wa 18. Bibiliya iravuga ngo iki ni cyo tubabwira tukibwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu, yuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza kuza k'umwami tutazabanziriza na hato abasinziriye, ngo kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru aranguruye ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, ngo nuko abapfiriye muri Kristo nabo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhereko tujyananwe nabo tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose, nuko mumaranishe imibabaro, mumaranishe imibabaro kubwirana ayo magambo. Amen. Imana ibahe umugisha kandi ibahe umugisha mwinshi. Turashaka kuganira ku mperuka, cyangwa reka mvuge ku kuza k'umwami aje kujyana itorero, ubwo itorero rizazamurwa. Bibiliya hano ikoresheje ijambo ku murongo wa 16, 17 ngo tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami wacu. Iri jambo tuzamuwe mu bicu, ijambo kuzamurwa mu Kigiriki bakoresha ijambo arpazo cyangwa harpazo, utangiye na ha, harpazo nk'uko byandikwa mu Kinyarwanda, iyo ni mu Kigiriki. Hanyuma iyo mvugo bayishyize mu Kilatini, niyo havuye ijambo twese tuzi ari ryo rapturo cyangwa rapture mu Cyongereza, aricyo Bibiliya nyine ivuze kuzamurwa. Kuzamurwa, iryo jambo rapturo ni ijambo bakunze gukoresha, ubundi ni ijambo ridakunze gukoreshwa mu ndimi zose. Iyo ubyitegereje ndetse iyo ubyumvise, ntabwo ari ijambo rikunze gukoreshwa in any way. Iryo jambo ni ukuvuga ngo to seize and to cut off someone. Ni ukuvuga ngo gufata umuntu ugahita umukurura ukamuzamura, gufata umuntu ugahita umuzamura, cyangwa gufata umuntu. Reka ntange urugero ruto muri Bibiliya. Bibiliya iravuga ngo ubwo wa mudiyakoni witwa Filipo yari ariho arabwiriza ya nkone y'umunyetiyopiya, ubwo yari ariho arabwiriza amaze kumubatiza, Bibiliya iravuga ngo umwuka aramuterura amujyana ahandi, aramuterura amuvana ahantu amujyana ahandi. Sinzi niba mwumva icyo bivuze. Ni ukuvuga ni uguterura umuntu ukamujyana ahantu, kandi ibyo bikaba biri, reka mvuge, biri forceful, byihuse, biterura bikazamuka. Bibiliya ikoresha andi magambo mu Batesalonike igice cya 5 umurongo wa 2 ngo uwo munsi uzaza nk'uko umujura aza nijoro. Umwanditsi w'igitabo cya Matayo, ariyo Matayo 25 umurongo wa 12 iriho ikoresha ngo nuko mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Reka nihute gato mvuge ikintu. Ndetse n'Abikorinto ba mbere 15 umurongo wa 52 Bibiliya iravuga ngo mu kanya gato nk'ako guhumbya. Reka mbabwire ukuntu bizaba bimeze. Niyo mpamvu bakoresheje to seize and to cut up. Cut up and cut off and seize. Ni uguterura mu kanya gato. Niba nk'uko Pawulo yabyanditse bizaba ari mu kanya nk'ako guhumbya no guhumbura, kugira gutya no guhumbura. Muzi icyo bifata iyo umuntu agize gutya? Bifata 1/4 cy'isegonda. Ni ukuvuga 1/4 cy'isegonda. Gutya gusa, iyo ugize gutya gusa, ubwo biba birangiye. Niko bizaba bimeze mu kanya nk'ako guhumbya, tuzaba tuvuye mu isi tugeze mu gihugu cyo mu ijuru. Ntabwo ari ibintu bizajya kwihuta cyangwa gutinda. Sinzi
umuririmbyi umwe w'umupantekoti yuzuye umwuka araririmba ngo tuzajya mu mwuka rimwe, ngo tuguruke mu kanya gato, ngo tube twarigezemo. Undi wari wuzuye umwuka ariko uzi n'ijambo aramubwira ati baba we uzajya kuzura umwuka, twe twagezeyo kera twamaze gusangira na Kristo. Kubera iki? Bizaba byihuse mu kanya nk'ako guhombya. Rapture bizaba ari ukwihuta, bizaba ari nko, dufate nk'urugero, umwana wawe muri mu muhanda, imodoka ukabona iramusatiriye igiye kumugonga, kumwe abana biruka bajya ku muhanda, wari wabona uburyo umufata akaboko ukamushikuza nk'uwihuse, ukamushikuza nk'usimbutse. Hari impamvu nyinshi Bibiliya dushobora gusanga impamvu nyinshi Kristo azabikora, ntabwo tuzi umunsi n'igihe, ariko hari impamvu. Yesu yigeze kwibaza aravuga ngo mbese umwana w'umuntu azaza kwizera kukiba mu isi? Iyo ubirebye usanga akenshi Kristo azagera ahantu bigoye kwizera kutakiri mu isi, akabona ikihutirwa ni ukurapturo, ni ugutwara itorero rye. Oh haleluya! Icyama uwo munsi ukaza vuba, mu kanya nk'ako guhumbya, mu kanya nk'ako guhumbya. Luka mu gitabo cya Luka igice cya 17 we abivuga neza. Noneho mwumva ukuntu ijambo ry'Imana ari ryiza kandi ritangaje mu buryo risoma ibihe, rikamenya uburyo ibintu ibintu ari bishya, nako ibintu biri mu gihe gikwiriye. Luka igice cya 17 Luka abivuga neza mu buryo butangaje. Umurongo wa 34 Bibiliya iravuga ngo ndababwira yuko muri iryo joro ababiri bazaba baryamye ku buriri bumwe, umwe azajyanwa undi azasigara. Abagore babiri bazaba basera hamwe, umwe azajyanwa undi asigare. Ababiri bazaba bari mu murima, umwe azajyanwa undi asigare. Now ndashaka kugira ngo mubyumve mubirebe. Hariho abantu bakunze kuvuga ngo Bibiliya ntabwo iri modern, igitabo cyanditswe imyaka irenga 2000 ishize, ese ubu ngubu cyaba kiriho kiravuga ibintu biri relevant muri iki gihe cya none. Murebe ukuntu Kristo yabivuze, akabivugana ubwenge. Ababiri bazaba baryamye, umwe ajyanwe undi asigare. Mu yandi magambo, niba bazaba baryamye bizaba ari mu ijoro. Yego? Hanyuma handi Bibiliya aho twasomye handi, ababiri bazaba bari mu murima, umwe ajyanwe undi asigare. Mu murima abantu bakora mu gitondo. Mu yandi magambo, nk'uko ubu turiho ari nko ku manywa hakigaragara, ubu ndiho ndaganira iri jambo, ariko mu bihugu nko muri Australia wenda burije, mu bihugu nko muri Amerika wenda harimo umwijima bitewe n'uko isi iteye. Mu gihe kimwe kubera ari umubumbe, hamwe iyo hariho haramurikirwa n'umucyo w'izuba, ahandi wenda ukwezi niko baba bariho barabona, cyangwa hari ijoro. Hamwe haba ari mu ijoro, ahandi ari ku manywa. None reba Kristo ukuntu yabivuze. Kuri uwo munsi Kristo yari azi geography. Bamwe bazaba bari ku manywa, umwe agende undi asigare. Abandi bazaba bari mu ijoro, umwe agende undi asigare. Haleluya! Umwe agende undi asigare. Murumva ukuntu bitangaje kandi ari ibintu byiza. Icyo nicyo kibazo cya mbere nifuzaga gusubiza. Ese rapture ni iki? Kujyanwa bizaba bimeze gute? Bizaba bitunguranye, ariko bizaba byose bisanzwe. Bibiliya ivuga andi magambo meza atandukanye ahantu hanyuranye. Bibiliya yerekana uburyo bizaba bimeze. Reka dusubize ikindi kibazo kivuga impamvu. Nk'uko nababwiraga, abantu bizera ibintu binyuranye. Bizera bamwe
yuko Kristo azaza gutora itorero mbere yuko habaho itotezwa, abandi bakizera yuko Kristo azaza gufata itorero itotezwa rimaze kurangira, ari byo bita post tribulation. Hanyuma abandi bakizera yuko azaza hagati. Reka mbivuge gato, mu gitabo cy'ibyahishuwe Bibiliya yerekana itotezwa ry'imyaka 7 ry'abera. Abo ngabo bamwe imyaka 7, 3 n'igice ibanza kuzaba ari ugutotezwa kudakomeye, ariko Antikristo namara guhishurwa amaze kugera ahera hahera, amaze kuhatambira igitambo, ahera hahera ari Yerusalemu, hahandi nyine hari umusigiti wa Al-Aqsa, niho hazubakwa urusengero rwa Salomo nk'uko Bibiliya bitubwira rundi rushyashya. Imyaka 3 n'igice nyuma yaho, abatazemera ikimenyetso cya Antikristo, ari cyo kimenyetso cy'inyamaswa tuzaganiraho, abo ngabo noneho batangire gutotezwa imyaka 3 n'igice, ngo ariko yo ibabaje kurushaho. Bamwe rero bizera yuko Kristo azafata itorero mbere yuko habaho uko gutotezwa, abandi bizera yuko azatangira uko Kristo azaza gufata itorero nyuma y'imyaka 3 n'igice Antikristo amaze guhishurwa haratangira iryo totezwa, abandi bakavuga ngo nyuma y'imyaka 7. Dore rero imwe mu mpamvu jyewe nizera yuko Yesu azaza mbere yuko habaho itotezwa, cyangwa pre-tribulation, cyangwa mbere yuko itotezwa ribaho. Ndashaka kugira ngo nifashishe icyanditswe cyaho tuvuye n'umundi muri Luka igice cya 17 umurongo wa 26, umurongo wa 26 n'uwa 28. Bibiliya iravuga ngo 16 umurongo mbabarire 17 umurongo wa 25. Bibiliya iravuga ngo reka duhere hejuru 24, ngo nk'uko umurabyo urabiriza mu ruhande rumwe rw'ijuru ukarabagirana mu rundi, uko niko umwana w'umuntu azaba ku munsi we. Nabibonye ni bimwe n'ibyo twari tuvuze. Yesu azaza nk'uko umurabyo urabiriza hamwe ukabonekera ahandi. Muri Australia nk'uko biri mu Rwanda, itorero rizazamukira rimwe, bamwe azaba ari ku manywa, abandi ari mu ijoro nk'uko twabibonye. Ngo ariko akwiriye kubanza kubabazwa uburyo bwinshi no kwangwa, akwiriye kubanza kubabazwa uburyo bwinshi, ari we Kristo, no kwangwa n'ab'iki gihe. 26, ngo kandi uko byari biri mu minsi ya Nowa niko bizaba no mu minsi y'umwana w'umuntu. Bararyaga, baranywaga, bararongoraga, barashyingiraga, bageza umunsi Nowa yinjiriye mu nkuge, umwuzure uraza urabarimbura bose. No mu minsi ya Loti nayo byari bimeze bityo. Bararyaga, baranywaga, baraguraga, barabibaga, barubakaga. Maze umunsi Loti yavuye i Sodomu, umuriro n'amazuku biva mu ijuru biragwa, ngo birabarimbura bose. Ni nako bizamera umunsi umwana w'umuntu azabonekera. Ndashaka gusubiza kuki nizera post tribulation, cyangwa mbere yuko itotezwa ribaho. Kuki nizera ko itorero rizazamurwa mbere yuko habaho itotezwa. Yesu avuze uyu mugani, avuga ukuntu bizaba bimeze, akoresheje ijambo ngo bizaba bimeze nko mu gihe cya Nowa. Icya kabiri, bizaba bimeze nko mu gihe cya Loti. Mu gihe cya Nowa bararyaga, baranywaga. Mu gihe cya Loti bararyaga, baranywaga. Ariko dore icyo Kristo yari ariho aravuga. Mu gihe cya Nowa byagenze gute? Mbese Nowa yatotejwe nk'uko abanyabyaha batotejwe?
ntabwo yatotejwe nk'uko abanyabyaha batotejwe, kuko abanyabyaha bo mu gihe cya Nowa amaze kujya mu nkuge nibwo habayeho kumwuzuruza ukabarimbura. Njya ntekereza uburyo byabaye nk'iminsi ya mbere, amazi akaza, imvura ikagwa, bakajya bavuga ati none udutonyanga ni akantu gato. Hashize akanya amazi atangira kuzamuka, batoya bati amazi ari bukomeze ajye mu gishanga, ajye mu kibaya, ajye aho andi ari mu nyanja. Amazi aragenda arabatwikira, arabarengera, batangira kuvuza induru basanga birukanka. Natwe hano niko bimeze. Mu gihe cya Nowa abandi bariho baratotezwa bamerewe nabi, Nowa we yari mu nkuge arinzwe. Ibi ngibi nibyo Kristo yari ariho aravuga. Byari bimeze gute? Mu gihe cya Nowa bararyaga baranywaga, barangije Nowa ajya mu nkuge, abandi baguma hehe? Baguma hanze, baguma hasi, baguma basangira, baguma basinda, bakora amafuti yose y'uburyo bwose. Mu yandi magambo, itorero ryo rizaba rimaze kugera mu nkuge. Irihe? Kristo azaba amaze kurifata arijyanye mu gihugu cyo mu ijuru ahataba ibibazo. No mu gihe cya Loti niko byari bimeze. Loti amaze kuva gato i Sodoma n'i Gomora, nibwo umuriro waka w'amazuku waje ugatwika muri kiriya gihe. So reka mbabwire ukuri kandi mbabwize ukuri. Hariho benshi bafite ubwoba, bariho baravuga ngo mbese ubu ntihagiye kubaho itoteza, mbese abera ntibagiye kumererwa nabi, mbese ntihagiye kuba agahinda mu buryo bwose. Reka mbabwize ukuri, ibi ntabwo ari itoteza. Itoteza muzaribona mwicaye mu gihugu cyo mu ijuru, cyangwa nidugera igihe cyo kuganira kuri tribulation, kwitoteza, muzabimenya kurushaho. Ahubwo reka mbabwire, ibihe byo kuramukwa k'umwana w'Imana, ibihe byo kuramukwa by'imperuka birasohoye, biregereje. Niyo mpamvu mbabwira ngo imitima yacu yitegure. Uwari warasinziriye akanguke, uwari waracitse intege ahaguruke, uwari wararwaye, uwari waraciwe intege n'ibihe bitandukanye, haba uburwayi, byaba ibihe bitandukanye umuntu yaciyemo, reka nkubwire, kanguka, kangura umutima, hagurutsa umutima, wongere uvuge uti mwami ndagushaka, ndakunyotewe. Usinziriye akanguke mu izina rya Yesu. Amen. Niyo mpamvu mbabwira ngo bizaba bimeze nko mu gihe cya Loti no mu gihe cya Nowa. Nizo similarities, nibyo bigaragaza uko bizaba bimeze. Ahari aho iyo nza kugira umwanya uhagije, nakabaye mbabwira izindi mpamvu zibinyereka, zinyemeza yuko Kristo azaba aje, uko azaza, cyangwa uburyo nizera muri post tribulation ko azaza mbere yuko habaho itotezwa, cyangwa pre-tribulation. Reka tuganire ikindi cya gatatu. Umuntu ashobora kwibaza ati mbese tuzabimenya gute? Tuzamenya gute yuko igihe cyo kugaruka k'umwana w'Imana gutwara itorero kigeze? Reka mvuge ibimenyetso bigera muri 4 Bibiliya itubwira. Ibimenyetso bigera muri 4 Bibiliya itubwira, itwereka ahantu hatandukanye. Mu Batesaloniki ba mbere igice cya 2, igice cya 2 umurongo wa 6, Bibiliya iravuga ngo kandi none muzi yuko ikimubuza ari ukugira ngo azahishurwe mu gihe cye, uko amayoberane reka dusome umurongo wa 3. Ntihakagire umuntu uboshya uburyo bwose, kuko uwo munsi utazaza kurya kwimura Imana kutabanje kubaho, kandi urya munyabugome atarahishurwa ari we mwana wo kurimbuka. Kurya kwimura Imana, ikimenyetso cya mbere kizagaragara, reka mvuge ngo ikimenyetso cya mbere cy'ingenzi kigaragaza yuko Kristo agiye kuza vuba, no kwimura Imana no kuyoba
k'uburyo bwose, ni ukwimura Imana no kuyoba k'uburyo bwose. Impamvu mbabwira ko ibi byose biza ari ibimenyetso, muri iyi minsi hari ibihe biteye ubwoba byo kuyoba. Kuyoba kuriho kuravuga ngo umuntu wese bitewe n'icyo yizera azajya mu gihugu cyo mu ijuru. Umuntu wese bitewe n'icyo yizera agomba kwakirwa mu bizera, agomba kwakirwa mu bemera Imana, cyangwa agomba gusabana. Mbega buri wese icyo yizera. Reka mbabwire, inzira ijya mu gihugu cyo mu ijuru ni imwe itagira iya kabiri. Bibiliya iravuga ngo ni jyewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Inzira ni imwe, izina rye yitwa Yesu Kristo. Bibiliya iravuga ngo uzambaza izina rye niwe uzakizwa. Whoever will call upon his name shall be saved or will be saved. Reka mbabwize ukuri, umuntu wese uzahamagara izina rya Kristo, uzatura Yesu umwami n'umukiza, niwe uzakizwa. Nta yindi nzira, Yesu niwe nzira. Sinzi niba mukurikira amakuru muri iyi minsi, ndumva hashize iminsi mike perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariwe Joe Biden arahiye kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse na visi perezida we witwa Kamala Harris. Ndagira ngo mwibuke, sinzi nimushaka muze kujya kuri YouTube mujye kubireba, murebe umupasitori bahamagaye wo mu itorero rimwe, ndibaza ari United Methodist Church cyangwa itorero rya Methodist muri Amerika, ariho arasenga. Yakoresheje ijambo mu by'ukuri ryambabaje personnellement, kuko ni umuntu wari ukwiriye kuvuga mu izina rya Kristo. Yarasenze, arasenga, amaze gusenga isengesho yari yanditse ararisoma nyine, arangije atangira kuvuga nk'umunyamwuka wa cyane. Aravuga ngo glory 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 hallelujah. Aravuga ngo icyubahiro icyubahiro icyubahiro. Arangije aravuga ngo hallelujah. Aravuga ngo wenda hallelujah bivuga Imana ishimwe. Ariko agiye gusenga, aho kuvuga ngo in the name of Jesus, aho gusenga mu izina rya Kristo, muzarebe kuri YouTube, aravuga ngo in the name of our collective faith. Mu yandi magambo ngo mu izina ryo kwizera kwa twese tubumbiye hamwe. Mu yandi magambo ecumenisme, cyangwa amatorero yose atandukanye, abizera Kristo n'abatizera Kristo b'uburyo bwose, in the name of our collective faith. Iyi ni imvugo y'abatizera Imana ndetse y'abakozi b'umwanzi. Ku bwanjye ntabwo ari ibyo, kandi si nacyo dusenga mu izina rya Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Iyo dusenze mu izina rya Yesu ubwe yaravuze ngo nimusenga mu izina ryanjye musabe icyo mushaka, icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye muzagihabwa. Yego, ntabwo ari mu izina rya our collective faith. Ni ukuvuga ngo abasenga ibitunguru, abasenga inka, abasenga ingurube, abasenga ibikoko, abasenga imana z'uburyo bwose, ngo in the name of that collective faith, ni ukwimura Imana kuri systematique. Kuyobora itorero ubwo hazabaho iminsi ubwo umuhanuzi w'ibinyoma azahagarara ayobora itorero. Ibyo nabyo tuzafata umwanya wo kubiganira. Mu yandi magambo, kwimura Imana kuriho kuraba systematique. Abantu bamwe ntibakizera Imana. Hariho abantu mu minsi ishize biriho birambabaza, ukumva hariho ibintu tutakishyiramo imbaraga, ibintu tutagitinya. Ukumva nk'umukozi w'Imana ntacyubaha ubwere bw'urugo, the sanctity of marriage, aho yumva ngo nta kibazo, niba mutumvikanye mushobora kudivorsa ntacyo bitwaye. Imana ndabizi ko ikunda abantu badivorshije. Imana ikunda abadivorshije. In fact, ntago bivuze yuko umuntu wa divorshije atazajya mu gihugu cyo mu ijuru. Ariko Imana ntabwo iri pour le divorce, ntabwo Imana ishigikiye divorce. Ni igihe cyo kugaruka ku myizerere nyayo ya Bibiliya y'ijambo ry'Imana.
kwa babiri iyo bahindutse umwe ni umwe forever. Ni igihe cyo kubaha the purity, the sexual purity, tukizera yuko abakwiriye gukora imibonano mpuzabitsina ni abantu bakiriye bamaze kwakira isezerano, wenda reka mvuge rya mariage, ryo kubana. Ni igihe habe n'igihe bavandimwe bakozi w'Imana, mumbabarire nkoresha iri jambo, umukozi w'Imana unyumva, umuvugabutumwa, umushumba, uwo ari we wese, reka ngusabe, habe n'igihe wumva wagiye no mu ntege nke zawe, ntuzigere kugoreka ijambo ry'Imana. Habe n'igihe wacitse intege, ntuzigere kugoreka ijambo ry'Imana. Muzi impamvu? Bibiliya iravuga ngo uzakuraho meme niyota, uzakuraho n'akadomo ku byanditswe byera, ngo nawe azakurwa umugabane we wo mu bwami bw'Imana uzakurwaho. Mbese urashaka, niba uri umukozi w'Imana, mu izina ryo kwakirwa n'abandi, urashaka kuzamburwa ubwami bw'Imana, urashaka kuzamburwa kujya mu gihugu cyo mu ijuru? Ntibikabeho. Rero ndavuga icya mbere kizaba ni ukwimura Imana. Kwimura Imana cyane cyane kw'abizera, kandi kw'abakozi b'Imana, kandi kw'abantu batandukanye mu izina ry'ibintu bimwe bitandukanye. Abandi ugasanga ubutumwa bwiza it is becoming more motivational than buraba ari nko gukomeza, ejo hawe ni heza, nta kibazo, uko bukeye siko buzira, ejo nawe uzaba umutunzi, ejo nawe uzakira, ejo nawe uzazamuka, ejo nawe uzakomera. Ibyo byose ukumva nibyo biryoshye kumva ko ari byo wabwiriza. Muvandimwe, garuka ku butumwa bwiza buzana abantu kuri Yesu, bakizwa, bakira Yesu umwami n'umukiza. Garuka ku butumwa bwiza, garuka ku mahame yo kwizera, garuka ku gutsindishirizwa, garuka ku kwezwa n'amaraso, kugaruka ku kuvuga umusaraba n'iki, garuka ku muzuko w'abapfuye, garuka kuri ibyo bituma ubukristo buba ubukristo. Ikimenyetso cya kabiri aricyo kigaragaza ikimenyetso cya kabiri kigaragaza kuza k'umwami wacu Yesu Kristo, nuko Bibiliya itubwira ngo hazabaho intambara. Iyo mubirebye ushobora kuvuga, abantu benshi baravuga bati intambara zahozeho, intambara zabayeho kuva kera, ibihugu byateraga ibindi. Ariko hari ikintu mu byahishuwe Bibiliya yerekana, amami agera mu bwoko bune, amami ane azaba akomeye mu gihe kimwe, mu myaka imwe, mu bihe bimwe bitigeze kubaho igihe cya kera, ariko biriho ubu ngubu, ariho bikomeye, ariyo mami ubu ngubu akomeye. Urebye ariyo ayoboye geopolitike y'ubu, ariyo ayoboye intambara zivugwa ku isi yose, ariyo ayoboye ibihe bitandukanye biriho birabaho ku isi hose. Bibiliya yerekana ayo mami, Bibiliya yerekana amami agera muri ane. Tuzagira igihe cyo kubivuga nituba turaganira kwitegura kw'intambara ya Arumagedoni, ubwo ngo bazaza muri cya kibaya cya Arumagedoni, noneho ibihugu byose bikarwanira, birwana n'igihugu cya Isiraheli, ubwoko bwa Isiraheli. Ariko Bibiliya yerekana umwami w'iburasirazuba. Umwami w'iburasirazuba Yesaya yavuze akavuga ngo ni ubwami bwa Shitimu, ab'Ishitimu. Shitimu aribwo Ubushinwa bwo muri kiriya gihe. Umwami w'iburasirazuba ngo buzaba bukomeye, ndetse bubasha guhagurutsa abasirikare bagera muri 200,000 kugira ngo barwane. Nta gihugu gifite abasirikare bagera muri 200,000 cyangwa ufite potential kugira abasirikare bagera muri 200,000 nk'igihugu cy'Ubushinwa. Igihugu cy'Ubushinwa, Ubushinwa muri iyi minsi ni igihugu gikomeye. Mu 2014 nk'uko abakunda gukurikira amakuru y'ubukungu, World Economic Forum yavuze ko Ubushinwa ari bwo ubu ngubu bukize kurusha Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndetse ubuho kubera coronavirus, Ubushinwa bwanduye vuba, ariko buhita bubasha gukonteininga icyo cyorezo kukijera vuba. Inganda zabo zitangira mbere y'izindi, gutera imbere kwabo guhita kongera kwihuta, zisiga umuvuduko
b'abanyaburayi n'abanyamerika bari bakirwana n'icyorezo, ariko bo bahita bafunga byose bongera gutangira. Ubu Ubushinwa burazamutse kurusha abandi. Nimubireba urareba usange Ubushinwa abahanga b'ubu baravuga ngo nibwo buriho burakoloniza isi bakoresheje ubutunzi bwabo, gutanga amadeni yo ku giciro cyo hasi, wishyura 2%, wishyura 3%. Abashinwa bakwiriye Afurika, aho bahideni leta igihugu cya Afurika cyakwanga kwishyura cyangwa kitabasha kwishyura, bakavuga bati nta kibazo, noneho muduhe uyu musozi, muduhe iki kintu. Ubushinwa nibwo mwami w'uburasirazuba birivuga, birikavuga ubwami nanone bw'amajyaruguru, ari bwo Bibiliya yerekana Magog cyangwa Gog. Gog yari umwami wa Magog. Magog iyo urebye etymologically Magog biva kuri Meshek ariyo bizamuka bikagenda bikaba Moscow aribwo Uburusiya kuri iyi ngoma noneho ya Putin, nyuma y'ibyabaye nka za perestroika n'abandi banyuranye, Uburusiya ubu bufite imbaraga, mwarabibonye ubu ngubu bufite imbaraga mu bihugu by'Abarabu, bufasha za Syria na za Iran, ibihugu bihora bishaka n'ubundi gutera Israel. Umuyobozi w'ibyo bihugu ahora iteka yiyamamaza mu bihugu by'Abarabu, yiyamamaza avuga ati giyeho ku ngoma yanjye nzica Abisiraheli, nzatera Israel cyangwa nzabarwanya. Bibiliya yerekana n'undi mwami ngo w'iburengerazuba, the king of west, ariwe yurebeye Amerika ndetse n'Ubwongereza bisa nk'ibyegeranye. Ubwo yego mu mateka cyangwa mu mateka y'igihe kizaza cyangwa mu buhanuzi, mu mvugo ya gihanuzi, buzacishwa bugufi hazamuka ubwami bw'abanyaburayi, ubwami bw'i Burayi cyangwa ubwami bwa Europe, Uburayi bwegeranye. Noneho abo nabo nibo bagize geopolitiki, nibo basa nk'abayobora iyo mikorere inyuranye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nubwo buzacishwa bugufi, buzagenda bucishwa bugufi, buracyakomeye, kandi n'ibihugu reka mvuge ngo nk'Ubwongereza nabyo biracyakomeye, politikuma biracyatwara ahantu hamwe ndetse n'ahandi. Ikindi gihugu bavuga ubwami bwa South, ubwami bw'amajyepfo, ariho aha twavuga ibihugu bafatana nka Egiputa cyangwa reka mvuge ngo Afurika, ariko n'ibihugu bimwe by'Abarabu bifatanye bihaguruka. Ahazagaragara Islam izakomeza n'ubundi iteka ryose guhangana na leta ya Israel cyangwa igihugu cya Israel. Ngira ngo abakunze gukurikira amakuru, ubundi n'Abayisilamu bagera muri 600,000 badashigikiye gukora kwa Israel. Abayisiraheli bagera, ugereranije 8,000,000 muri Israel, 8,000,000 zihora zisanganye n'Abayisilamu cyangwa ibihugu by'Abayisilamu bifite abaturage bagera muri 600,000. Iteka ryose habaho guhangana, iteka ryose habaho ibihe biruhanije, hazabaho intambara zinyuranye. Nitubireba intambara zo mu bihugu by'Abarabu, uhita ubonamo ibyo bihugu byose ko ari 4 twavuze mu buryo bwihuse. Printemps Arabe cyangwa Arab Spring, za ntambara ziyakuyeho ba Gaddafi, mubibona ibyo bihugu icyarimwe. Nta gihe byigeze gukomerera icyarimwe hamwe igihe kimwe, kandi bisa nk'ibijera imikorere yaba ari y'ubukungu, iya politike, y'urugamba, kurwana muri iyi minsi. Nko muri iyi minsi niho byegeranye, hazabaho intambara, ariko nta gihe amami yigeze kwegerana icyarimwe nk'ayo mami icyarimwe, kandi asa nkaho ari ku mugozi umwe, ahagurukiye rimwe kuba yarwanya yaba Israeli n'ibindi binyuranye. Ikindi uri burebe, ubona yose hamwe, ayo mami yose ntabwo wavuga ngo muri iyi minsi ashigikiye ubukristo, ashigikiye itorero ry'Imana,
cyangwa ashigikiye kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza. Icyanyuma kigaragara, hazagaragara noneho amapfa, hagaragare inzara, hagaragare amapfa y'uburyo bwose. Isi yuzuye ibintu byose umuntu akeneye ku buryo yabaho, ariko hagaragara amapfa. Sinzi niba mwarabonye muri uyu mwaka mu gihe korona yari iriho iravuza ubuhuha, habayeho n'amapfa mu bindi bihugu, ubwo inzige zaje zikajya Ethiopia zikaza zikagera nko muri Tanzania, muri bino bihugu zigenda zirya imyaka. Amapfa yo aziyongera kurushaho. Ikindi hazabaho ngo n'ibyorezo. Ngira ngo ahangaha twavuga wenda coronavirus ko ariyo yavuba muri iyi minsi, igaragaza iminsi ya nyuma. Ibyorezo bizakomeza kuza, ntabwo ari coronavirus, n'ibindi bizaza ari byinshi. Niyo mpamvu Bibiliya itubwira tumaranisha imibabaro kubwirana iby'aya magambo, kugira ngo uwumva aya magambo yitegure, amenye yuko Yesu aza vuba, aje gutora itorero. Yakire Yesu umwami n'umukiza, uwari warasinziriye nawe akanguke. Iyi ni impuruza ibwira nka baba ya masugi 10 ariyo bavuga abageni biteguye kuza gufata Kristo. Coronavirus imaze kwica abantu bagera muri miliyoni zigera muri 2 ku isi, ndetse abandi miliyoni zigera muri 98 zaranduye ku isi. Ibihugu biriho birahangana kubona urukingo vuba. Abarusiya Sputnik, Abashinwa babonye ikindi nako indi vaccine, Abanyamerika bafatanije n'Abadage bafatire ya Pfizer n'ibindi. Ibi ngibi ni ibifasha wenda kugira ngo coronavirus itandura abantu cyangwa abantu bakira. Ariko ndagira mbabwire hazaza n'ibindi byorezo. Ntabwo iyi vaccine ije ya coronavirus ntabwo izakiza n'ibindi byorezo bizakomeza kuza, kuko ibyorezo bizakomeza kuza ko ariko Bibiliya ivuga mu minsi ya nyuma hazagaragara ibihe by'ibyorezo. Icyo ndiho ndakubwira ni iki ngiki: muri ibi bihe ugomba kurushaho kwizera Kristo, kurusha kwizera ibyiringiro byawe ngo bibe mu rukingo, ibyiringiro byawe bibe ku muti wose wavuga ngo uboneka, ibyiringiro bibe mu kugaruka kwa Kristo, kuko Yesu araza vuba. Yaravuze ngo nibyo bimenyetso, nta kabuza intambara zizakomeza kuza, nta kabuza amapfa azakomeza kuza, nta kabuza inzara izakomeza kuvuza ubuhuha, nta kabuza ibintu binyuranye nk'uko twabivuze bizagenda bikomeza kuza nk'uko tuzabiganira. Icyo ukwiriye gukora ni ukuvuga ngo ese uriteguye? Ese witeguye kugaruka k'umwana w'Imana? Ndagira ngo uyu mwanya ngufashe kwizera niki kizatujyana mu gihugu cyo mu ijuru, kizarapturinga itorero. Ni kimwe cyonyine, nubwo Kristo azahaguruka, ubwo Bibiliya ivuga ngo ibw'impanda izavuga, hanyuma ya marayika ukomeye nawe ubwo azagaragara ku bicu, abantu bose tukamusanga mu gihugu cyo mu ijuru, tukamusanga mu kirere, tukamusanganira, tukajyana nawe. Wowe mbese uzaba witeguye? Niki gituma witeguye? Ni ukwizeza Yesu umutima, ukatuza akanwa yuko Yesu yazutse mu bapfuye. Kwizeza umutima Yesu, ukamwatuza akanwa yuko yazutse mu bapfuye, ukamwakira nk'umwami n'umukiza ubugingo bwawe niba utaramwakira. Hanyuma uwari waracitse intege nawe agakanguka, akiga gusabana n'Imana, akongera gusabana nayo. Ibi ni ibihe byo gusenga, ni ibihe byo kunyoterwa no gushaka, ni ibihe byo kubika ubutunzi bwawe aho inzige zitazigera zigera, aho ni ibihe byo kubika ubuzima bwawe muri Kristo. Niba ushaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ndifuza kugufasha. Ndagutiza amagambo. Bibiliya iratubwira ngo twizeze umutima, tukatuza akanwa yuko yazutse mu bapfuye, tukaba turatikijijwe. Icyo ndi bukore, ndagutiza amagambo, ariko wowe ubivugane kwizera, uvuga uti umutima wanjye urizeye, akanwa karatura yuko yazutse mu bapfuye. Amen. Unyemerere uyu mwanya, niba wifuza kwakira Yesu umwami n'umukiza,
usubire muti mwami Yesu, ngusabye imbabazi z'ibyaha byanjye byose. Uyu munsi umutima wanjye urizeye, akanwa karatuye yuko wazutse mu bapfuye. Mwami, umbabarire ibyaha byanjye byezwe mu maraso yawe, unyandike mu gitabo cy'ubugingo, kandi unkomereze kwizera mu byanditswe byera no mu gusenga, kugira ngo wa munsi nzagusanganire ntari uwo gukorwa n'isoni, ahubwo nzagusanganire ndi uwo kubana nawe akaramata. Ndagushimiye mu izina rya Yesu Kristo senze, amen, amen. Haleluya. Imana iguhe umugisha. Ndagira ngo nkubwire ibintu bitatu bibaye. Izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo, ubabariwe ibyaha byawe, kandi uhindutse umwana w'Imana. Amen. Uyu mwanya ndagusaba ngo usange itorero ryakomeza kugushigikira, ukomeze gukurikira inyigisho kuri YouTube, kuri radio, kuri televiziyo, inyigisho zigukomeza mu nzira y'agakiza kugira ngo ukomeze kumwakira. Nawe usinziriye, ndasenga ngusengera nanjye nisengera ngo Imana igukomeze, iguhe ibihe byo gusenga, iguhe kongera kubyuka nk'uko wajya kubyuka saa 9 z'ijoro usenga, kongera kubyuka nk'uko wabyukaga kare mu gitondo usenga muri nibature. Nawe ufata umwanya wo gusenga, ufata umwanya wo kwegera intebe y'Imana muri ibi bihe bikomeye, ukanguke, wongere usome ijambo, wongere ushake kuyikorera nk'uko wayikoreraga, wongere uzane abantu kuri Yesu nk'uko wabigenzaga. Amen. Reka umwami akomeze kugirira neza. Data, mu izina rya Yesu ndasenze uyu muvandimwe, nawe umukomeze, umuhe imbaraga. Uyu mwanya ndasenga ngo umutima ukanguke mu izina rya Yesu. Uwari warajeho ibinure byo kutizera, ibinure byo kutagendera mu nzira, uhereye none ukanguke mu izina rya Yesu. Satani, rekura ubuzima bw'uyu muvandimwe. Ibi neza byawe ntibifite umumaro wo kumugeza mu gihugu cyo mu ijuru, ntibifite umumaro wo kumuzamura. May your grace be manifested. Ndagushimiye ko ubikoze mwana. Icyubahiro kikugarukire mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.